ubwo umuryango wanjye ugizwe n'abantu 12 bose hamwe ari bo ngaburira batunzwe n'aha ngaha nagira n'akaraka nkora bikabatunga bikarangira. Ubu no gusabiriza igikurikiye no gusabiriza wari warihaye uri umugabo. Uyu numwe mu baturage bagize imiryango isaga 30 imaze umwaka wose isenywe aho yari ituye mu mudugudu wa Karuyenzi akagari ka Nyarurama. Ibi bice biherereye mu murenge wa Kigarama w'akarere ka Kicukiro nyuma yo gukurwa mu byabo bivugwa ko bari mu gishanga. Bamwe ngo babuze aho berekera bahitamo kurara mu matongo, ariko nyuma y'iminsi 3 basabwe kuhava ndetse banahabwa n'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda byo gukodesha ukwezi kumwe. Mu magambo yabo yuje agahinda gakomeye abavuga ko ayo mafaranga y'ubukode yarangiranye n'ukwezi kwa 12 2020. Kuva icyo gihe ngo ubuzima bwarakomeye. Aha hantu nasenyeye imiryango 9 nari ntunze umuryango w'abantu 5 nanjye n'umugore n'abana, hakiyongeraho na data ukwe n'amabukwe barabasaza, hakiyongeraho n'imfubyi izindi 3 nareraga. Izo nizo mpungenge bose nibo ndi kurwana nabo nabansa na hari mu buhungiro. Urumva nta sambu mvuga ngo mfite mu cyaro ngo najyana abo bana kuko nubundi ayo mafaranga mu cyaro narahagurishije. Amafaranga yose naramariye ku mutungo w'i Kigali ariho nteza amakiriro. Ubu rero birangiye mbaye nk'impunzi kuko nta kintu nkifite. Kuko n'uwancumbikiriye abana nagiye kubikaho n'ibikoresho byanjye, inzugi, amadirishya, abajura barara babyiho kuko nandi ku gasozi. Imiryango myinshi abagabo bibera ku gasozi bagacumbikishiriza abana mu ngo ejo uko bukeye gutyo ugakorera izamu umuntu gucumbikiye. Umuntu avuga atagira tugira nibazo duserere ndacumbikira abana bawe nawe ari kuzabe hafi yawe, si wowe sindi bugucumbikire. Intuye ahangaha baradusenyera, nari nabyaye na vuba nahagurukanye umwana w'uruhinja aribwo nkimubyara. Ikintu kibabaje cyane, hariho uyu mugabo duturanye yari afite abana benshi, abantu bariho nabi cyane, ntabwo nashobora kubivuga kubera ko mfite agahinda kenshi. Kuba urubyaro rwanjye rubayeho nabi uko rutabagaho kandi na Rwanda Revenue igumya kunyishyuza imisoro. Kuri ubu abaturage bavuga ko imibereho yabo iri mu kaga gakomeye, usibye kubura ibyo kurya ngo n'abana babo ntibakibasha kujya ku ishuri. Bityo baratakambira leta bayisaba ko yabashyira mu mubare w'abandi bari mu cyiciro kimwe. Turababaye kandi turakomerewe cyane nk'abaturage b'Abanyarwanda, kandi dushyigikira igihugu cyacu kandi tukemera umunsi ku munsi. Butari ni bubi, mbega abana ntago bajya kwiga, ntago ejo barabirukana, mbere ntago babirukanaga. Arumvise ngo hari nabo bahinze ngo niba ari Gasanza, natwe bareba ikidukwiye bakakidukorera. Ubwo icyo dusaba leta, tuzi ko ari umubyeyi, turatakamba tuvaho natwe batwibuke babe bareba aho batwerekeza n'imiryango n'igishaka cyo n'icyuma nasara, ariko bihindaniremo wenda Imana izajya ibikora uko ibishaka, ariko byibura abantu natwe twahabonye. Turiteguye igihe cyari cyo cyose ntubaduhaho kuba tureke gukomeza kugora abavandimwe n'inshuti baducumbikiye. Uvuye ku matongo y'abo baturage kugera ku murenge wa Kigarama ugiranije birafata iminota 15 yonyine, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uva kuri uyu murenge uragera muri aka gace. Ibi bishobora gufatwa nk'aho iki kibazo cy'aba baturage cyaba cyegereye ubuyobozi. Nyamara ubwo twageraga kuri uyu murenge wa Kigarama, Madame umubyeyi Mediatrice uyobora yatubwiye ibitandukanye n'ibyo ushobora gutekereza. Ko ntabwo twigeze tubona uwaje kuvuga ngo ngiye ngo ufite ikibazo cyakuye mu gishanga byagenze gutya, kandi nari ndi kumwe nabo. Numva ari cyo ngicyo navugaho ngaho, ariko batugejeje ikibazo cyabo twabasha kukibakemurira kuko bisanzwe dusanzwe dukemura ibibazo by'abaturage. Ngo ibyo ari byo byose ntabwo twavuga ngo mu murenge wacu wa Kigarama ngo dufite ngo ahantu tuzabatuza, ariko tugenda dukuramo bake tukavuga ngo uyu nguyu tuzamutuza. Hari bake tugenda dutuza bake abo tubona bafite ibibazo bishoboka kugira ngo bashe gutuzwa, hari bake tugenda dutuza mu murenge wacu wa Kigarama. Ibyo ngibyo natwe imyiteguro tuyirimo yo gushaka uburyo ngira ngo abantu bose bakurwa muri high risk zone baba bafite ahantu bagomba kugira gute kujya. Ariko gahunda byari byo byose, gahunda irahari yo kuzavuga ngo abangaba nabo bakuwe muri high risk zone bagomba gutuzwa aha cyangwa bagomba kugira gute kugira icyo bahabwa mu murenge wacu wa Kigarama. Abo baturage bavuga ko iki kibazo cy'ababereye intangiriro y'urusobe rw'ibindi bibazo, kubera ko ngora ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kidasiba kubibutsa kwishyura imisoro y'amazu basenyewe. Aha naho bahera basaba leta ko yabibuka, kubera ko ngo iki nacyo gishobora kubazanira ibindi bibazo bikomeye kandi ngo nibyo bafite bitaboroheye.